nkuko nabikubwiraga rero tugeze mu mwanya mwiza tugiye kuganira nkuko nabibararikiraga turarebera hamwe abamarayika. Abamarayika ni iki? Abamarayika ubaziho iki cyangwa se ubatekerezaho iki? Naguhaye n'umurongo wa telefone uza kuza kutwandikiraho ubutumwa bugufi kugira ngo tuze kubana muri kiganiro, hanyuma tugana ku musozo turaza kuza no kwakira telefone zanyu. Urakoresha 0786977330. ubutumwa turaza kubunyuzamo amaso n'ubwahageze nabubonye, ariko turaza kuza kunyuzamo amaso mu gihe gikwiriye. Urohereza ubutumwa bugufi kuri 0786977330 0786977330. Ngewe uri kumva kuri mikoro ndi Pastor Clement Muganza. Turaza kugerana ku isaha y'isa 5 aho tuza kuba dusubitse gahunda z'uyu munsi, tuze kwinjira muri gahunda z'ijoro. Twarimo rero twibaza ngo abamarayika ni iki? Abamarayika ubatekerezaho iki cyangwa se ubaziho iki? Iyi ni inyigisho twareba umwanya munini, ariko nagerageje kunyuza amaso ku byerekeranye n'abamarayika. Turaza kuza kuganiraho bike bishoboka bijyanye n'umwanya dufite. Mbere y'ibintu byose reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye ko watanze umwuka wera kugira ngo duhishurirwe ubwiru bw'Imana, duhishurirwe n'intambara turwana nayo. Turagushimye kandi kubw'iradiyo waduhaye kugira ngo tubashe gusangira amagambo yawe. Bana natwe werekereshe ibimenyetso n'ibitangaza ijambo ryawe, kandi buri wese yunguke, yumve kandi asobanukirwe icyo ushaka kuvuga. Ngaho tugire neza muri byose, ubushake bwawe nibusohore. Tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Wamikubusa uruhame ubushake bwe, wari wibere mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudacaye. Wari wibere mu mutuzo. Nkuko twabivugaga, abantu benshi bakunze kwibaza ku bamarayika, ariko kandi hari abashobora kubona igisubizo byoroshye, hari nabo bigora gusobanukirwa ijambo abamarayika cyangwa se igisobanuro cy'abamarayika. Kimwe nuko hari n'ababizi ukundi, ariko kandi Bibiliya nta kintu itadusobanurira, nta nicyo itavuze. Iyo tuvuze rero abamarayika tuba tuvuze iki? Abamarayika kugira ngo usobanukirwe abo ari bo, nuko mu bintu byose Imana yaremye harimo ibintu biboneka n'ibitaboneka. Ibyo turebesha amaso yacu, hari n'ibyo tutabasha kubona. Muri ibyo tutabasha kubona n'abamarayika barimo. Iyo tuvuze isi, tukareba inyanja, tukareba ibintu byose turebesha amaso, ibimera, abantu, ibyo byose ni ibiremwa by'Imana, ni ibintu Imana yaremye. Ariko kandi hari n'ibindi Imana yaremye tutabasha kubona. Muri ibyo tutabasha kubona harimo abamarayika. Abamarayika bari mu biremwa by'Imana, ariko kandi bitaboneshwa n'amaso ya kimuntu, bitaboneshwa n'amaso y'umubiri nk'uko dukunda kubivuga. Iyo dusomye Bibiliya tubona ko mu bintu byose Imana yaremye rero tubonamo n'aba bamarayika, kandi tukabona abamarayika ko bashobora kuba bararemwe mbere yo kuremwa kw'isi n'ijuru. Bisobanuye ko abamarayika mu byaremwe bya mbere, mu byaremwe kera mbere yuko isi ibaho, abamarayika baremwe mbere kandi baremwe n'Imana.
aha rero ntago abantu benshi dukwiriye kubyibazaho byinshi, kuko urabyibaza nk'umuntu, ubwenge bwa muntu, ibitekerezo by'umuntu bigarukiraho. Twibuke ko aho ibitekerezo by'abantu birangirira, aho ubwenge bwacu bushirira, Imana ibikira Imana, Imana ibigikora, Imana ibigifite ubushobozi, kuko niyo nyiri biremwa byose. babitse ubutunzi bwabo ahakagera ingese. Umuhanuzi Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 10 tubona neza umubare uvugwa w'abamarayika. Hari umubare wo twita umubare utabarika, ni umubare infini, umubare udashobora kumenya ngo ni bangahe. Gusa tuzi neza ko umubare wabo ugaragara hangaha muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 10 bavuga ko ari umubare munini cyane w'abamarayika. Ni abantu benshi, ni abamarayika benshi batabarika. Ntabwo umubare ugaragazwa, ariko biboneka ko ari umubare munini cyane. Kugira ngo bisobanuke neza, abamarayika ushobora kwibaza utese abamarayika ubwo bateye bate. Icyambere ni ukumenya ko abamarayika ari imyuka. Tuvuga ngo abamarayika ni imyuka, ahangaha uraza gusanga ibyerekeranye n'imyizerere hano ku isi. Hari abantu bizera ibintu bifatika, ibintu birebeka, ushobora kureba n'amaso ukizera. Hari twigeze kubivuga ngira ngo mu biganiro byacu, nko mu gihugu cy'Ubuhinde babasha gusenga imana zigera kuri 3 miliyoni zirenga. Izo miliyoni z'imana ziba mu Buhinde bo baba bazikoze, ni imana zifatika, ni imana zikoze mu bimasa, izikoze mu umuntu wese ashobora gufata ikintu akakita imana. Tubona ko mu Buhinde haba imana nyinshi, ariko iyo tugeze ku myizerere nk'uko nabikubwiraga, dusanga iyi myuka ariyo bamarayika ni ibintu bidafatika. Niyo mpamvu kwizera kwa Gikristo twizera ibitaboneka, twizera ibitagaragara. Aha niho rero kwizera kwacu gukomereye. Kwizera kwacu niho kubereye igitangaza, nuko twizera ibitagaragara. Ahangaha ndabizi ko hari umuntu uhita utakara iyo tugeze kuri iyi ngingo. Kwizera ibitagaragara mu gihe abantu uko duteye, cyane cyane navuga ngo mu myizerere ubwo n'abanyantege nke. Rero iyo umuntu yizera ibintu bifatika akizera ibigaragara aba ari umunyantege nke, ahubwo umunyambaraga ni uwizera ibitagaragara, ibidafatika. Niyo mpamvu kwizera kwacu kwa Gikristo twizera ibitagaragara, twizeza imitima yacu, twizeza imitima yacu ibitariho ko biriho. Niyo mpamvu kuri iyi nsanganyamatsiko twabazaniye tuganira ku bamarayika, turaza gusanga abamarayika batagaragara, turaza gusanga ibyerekeranye n'abamarayika ni imyuka itagaragara. Aha nshatse gusobanurira abamarayika ko ari imyuka, ariko kugira ngo byumvikane neza uraza gusanga iyi myuka itagaragara kandi abantu bashobora kuba bakorana nayo. Turaza kubibona bakorana n'iyi myuka itagaragara. Ni igitangaza gikomeye mu gihe abantu muri kamere y'abantu bifuza gukorana n'ibintu bigaragara. Aha nashaka kukwereka ko ishingiro ry'abakristo cyangwa se aho abakristo bubatse mu kwizera ibitagaragara. Ikindi nashaka kubwira nuko nyuma yo kukubwira ko abamarayika ari imyuka, abamarayika bundi iyo bihishura cyangwa se kwihishura kw'abamarayika bashobora kwihishura mu ishusho y'umuntu, Abamarayika kandi baremwe n'Imana ariko batandukanye n'abantu. Nubwo baremwe n'Imana ariko bo batandukanye n'abantu. Ikindi abamarayika barusha abantu ubwenge, nubwo barusha abantu ubwenge kandi bakabarusha n'ubumenyi, ariko ntabwo bazi ibintu byose. Abamarayika ntabwo bazi ibintu byose. Ni ukuvuga ngo uwabaremye niwe uzi byose.
uwabaremye nta wundi, Imana yabaremye ibarusha byose, barusha kumenya byose, hanyuma barusha abantu ubushobozi, ariko kandi ntago bashobora ibintu byose. Abamarayika ntago bashobora ibintu byose. Twari turi rero ku bamarayika muri rusange, ariko mbere yuko dukomeza reka maze nkubwire yuko abamarayika twarimo tuvuga nyine abamarayika mu buryo muri rusange. Ndashaka kukwereka ko abamarayika bafite n'ibyiciro cyangwa se bafite uburyo bugeze kuri bubiri. Birumvikana uburyo bubiri bw'abamarayika, birumvikana ko hari abamarayika beza hakabaho n'abamarayika babi. Aka kantu kugira ngo gasobanuke neza ndagira ngo ngusobanurire ko hari abamarayika beza ariko hakabaho n'abamarayika babi. Kugira ngo ubashe kubisobanukirwa rero iby'abamarayika beza n'abamarayika babi, reka maze nkubwire ko icyaha kijya kuba, icyaha gitangira bwa mbere, icyaha gitangira kubaho bwa mbere ntago cyabereye ku isi. Icyaha kijya kuba bwa mbere ntago cyabanjije ku isi, ntabwo ariho cyahereye nk'uko abantu benshi bakunda kubyibaza cyangwa se bamwe bakaba banabyibeshya. Icyaha cyatangiriye aha mu ijuru, aho iyi myuka twavuze yari iri, aho imyuka yari iri ifite inshingano igaragiye Imana yayiremye. Birumvikana ahangaha nk'ibiremwa byari biri kumwe n'Imana mu ijuru, ahangaha niho icyaha cyahereye. Uti byagenze gute? Muri za miliyoni nyinshi cyane z'abamarayika zari ziri iruhande rw'Imana, hariho umumarayika umwe Bibiliya igaragaza ko yari marayika mwiza cyane, marayika w'icyatwa, marayika ukayangana, ufite umucyo, ubwiza bwe ngo bwari buhebuje. Uwo rero yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Turaza kugenda tureba iki kibazo tunagisobanukirwe kurutaho, kuko ngo yaje kugira ubwibone kubera ubwiza yari afite, kubera ubusitari yari afite, kubera ubwamamare bwe, kubera ibitangaza byari bimukozeho, cyangwa se uko yari akoze mu buryo bw'igitangaza, uko kwibona, uko kwiyumva kwatumye agoma akora icyaha. Aribyo tugiye kureba. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 28 tuhasanga amagambo asobanutse neza. Ndashaka kuyasoma muri Bibiliya ebyiri kugira ngo abashe kumvikana. Mpereye kuri Bibiliya yera, haravuga ngo wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi we, utwikira we,
nkukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe, ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononnye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Aya magambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 28 uhereye ku murongo 15 kugeza ku wa 17. Indi Bibiliya nashatse kugira ngo ise nkaho itwongerera ubusobanuro ni Bibiliya y'ikinyarwanda cya none. Iravuga ngo wagize imyifatire itagira amakemwa kuva ukiremwa kugeza ubwo ubugome bukugaragayeho. Ubucuruzi bwawe bwo hirya no hino bwagukururiye ubugome n'ibyaha. Niyo mpamvu nagukojeje isoni nkakuvana ku musozi wanjye, maze umukerubi wakurindaga arakumenesha, uva muri ya mabuye arabagirana. Ubwiza bwawe bwatumye wirata, ubwamamare bwawe butuma ubura ubwenge. Niyo mpamvu nakujugunye hasi, maze ubera abandi bami akabarore. Aya magambo nyasomye kugira ngo urushaho kumenya ko mu ijuru hari imyuka myinshi ariyo bamarayika nk'uko twabikubwiye. Benshi hakabamo umwuka umwe, hakabamo marayika umwe. Uyu akaba ari we hano tumaze gusoma. Umuhanuzi Ezekiyeli yeretswe ibintu bya kera byabaye, arabibona, aranabivuga, arabihanura. Aha rero amaze kuvuga amagambo akomeye kandi yerekana umuntu cyangwa se umwuka, umumarayika uri kuvugwa uko yari ameze. Ati wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Ahangaha biragaragara ko yari marayika mwiza. Narindi kuri ya ngingo rero kubwira ngo icyaha ntago cyahereye hano mu isi, ahubwo cyabanjije mbere y'uko isi iremwa, niho cyabanjije gihereye kuri uyu mumarayika uyu nguyu tuza kureba izina rye. Turimo turaganira ku bamarayika, uracyari kumwe na Pastor Clement Muganza. Turimo turasobanukirwa neza, turushaho kugenda tumenya iby'abamarayika. Twari turi ku ngingo rero igaragaza ko abamarayika barimo uburyo bubiri. Tubona abamarayika beza n'abamarayika babi, ariko kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo bice bibiri by'abamarayika, twari dutangiye turebera hamwe uko icyaha cyatangiye. Tuza gusanga icyaha kitarahereye hano mu isi, ahubwo cyabanje kubaho mbere hose isi itararemwa. Kandi tuje kureba dusanga umuhanuzi Ezekiyeli hari icyo yabivuzeho, avuga umwe mu bamarayika uko yari yitwaye, uko yari ameze agifite ubwiza imbere y'Imana, hanyuma aza gukurwa ku cyubahiro yari afite, akurwa mu bamarayika beza, aba igicibwa,
ahabwa irindi zina ry'ububi bwe ubwiza bumuvaho. Icyo gihe nk'uko twahoze tubivuga muri Bibiliya tubonamo abahanuzi bagiye berekwa ibintu bya kera bakabivuga, ariko twongere turebe umuhanuzi witwa Yohana ubwo yajugunywaga i Patimosi ku kirwa, Imana yamukoze ku maso imwereka ibintu bikomeye, ari byo nshaka ko dusobanukirwa uyu mumarayika twarimo tuvuga, kugira ngo turusheho kugenda tumusobanukirwa. Iyo usomye Ibyahishuwe igice cya 12 uhereye ku murongo hano wa 7, munyemerere aya magambo nyanse nk'uyasoma wumve amagambo yo mu Byahishuwe igice cya 12 uhereye ku murongo wa 7, wenda tugarukire ku murongo wa 12. Ni amagambo asobanutse Yohana yabonye ari Patimosi. Haravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi. Abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abarimo nimwishime, nuko we wasiwe, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye, afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Imana itugirire neza. Ubwo nateguraga iki kiganiro nahoze nibaza niba biza kuza kunkundira kugira ngo abantu barusheho kugenda basobanukirwa ibyerekeranye n'imyemerere yabo, ibyerekeranye no kwizera kwabo, kugira ngo barusheho kugira shingiro cyangwa barusheho kugira imyizerere ihamye, kuko abantu benshi bishwe no kutabimenya. Ntago bazi intambara abakristo bahura nazo, ntago bazi ibyo barwana nabyo ibyo ari byo. Kenshi iyo umuntu yananiwe kumenya intambara n'ubwoko bwayo, usanga yabuze ibyimbo, usanga yabuze uko arwana, noneho ugasanga ari kurwanisha cyangwa se ari kurwana nk'abana adafite amakuru y'uwo barwana uwo ari we. Kutagira amakuru y'uwo murwana uwo ari we bituma urwana nk'umwana utazi ibyo urimo, kuko ntabwo uba ufite amakuru y'uwo urwana nawe uwo ari we. Kenshi dukunda kubivuga rero mu ntambara zo mu mwuka, ariko aha tugeze haradusobanura neza ko iyi myuka cyangwa se aba bamarayika twabonye miliyoni na miliyoni babaga mu ijuru, tubonye neza yuko hari igipande cyabo cyakuwe mu ijuru kimanuka mu isi, ariko kikaba gifite boss wacyo, kikaba gifite umuyobozi wacyo. Izira iraruhije kuyinyuramo ibyoroshye. Abasare ntibabishobora, umuhengeri mu nyanja ni mwinshi, abantu nabo ni benshi, inyanja ni ngari, ibidukurikiye ni byinshi. Mose we watuzanye gushira
mu butayu. Indirimbo yitwa Yesu arabaruta ya Gentil Bigizi. Nkaba narimo nkubwira rero n'ubundi ko dukomeza kugenda twumva n'uturimbo dutandukanye ariko tudufasha gusobanukirwa kurutaho, kuko amagambo turi kuvuga n'amagambo akomeye, ndetse amagambo navuga agiye agwije iby'umwuka byinshi. Uri kumva rero Pastor Clement Muganza niwe mukiri kumwe kuri aya masaha. Turaza gusoza kugeza ku saa 5 aho tuza kuba dusubitse gahunda zacu. Turaganira rero ku byerekeranye n'abamarayika. Twarimo tukubwira ubu bwoko cyangwa se ibice bibiri by'abamarayika. Twabonye ko hari abeza hari n'ababi, ariko nari nshatse kugira ngo banze kureba aba babi abaribo kugira ngo unamenye n'abeza. Ababi rero tubabonye ko bakuwe mu ijuru bamanurwa mu isi. Tubibonye Yohana abishurirwa ari Patmos ubwo yerekwaga ibyabaye kera. Ahangaha kandi tunabonye uburyo umuhanuzi Ezekiel nawe wabonye ibyabaye kera, uburyo ubuhanuzi cyangwa se amagambo y'Uwiteka Imana yaje kuri we asobanura uko byagenze neza neza mu ijuru. Asobanura ukuntu uyu mumarayika yari marayika w'icyatwa, marayika ukomeye, marayika ufite ubwiza. Bibiliya itweretse ko yari icyamamare. Ari nayo mpamvu umuntu wese wabaye icyamamare abakwiriye gusengerwa, ndetse n'umuntu uwo ari we wese wamenye Imana w'umukristo uzabona yabaye icyamamare cyangwa yazamutse yabaye umukire cyangwa yageze ku rundi rwego yazamutse mu ntera, akwiriye kugira umwihariko. Abamukunda bakwiriye kuba bari hafi bakamusengera. Nawe udukurikiye ushobora kuba uri umukristo mwiza, ejo nubona promotion ikuzamura ku bwamamare cyangwa se bya bindi abantu bahirimbanira, icyubahiro kikazamuka, ujye wongera n'ibihe byo gusenga utisengesheje. Kuko mu bintu bimwe nasomye Bibiliya mbona ngo mu bintu bimwe Imana yanga urunuka, ibintu 7 Imana yanga urunuka. Uzasome Migani 6. Mu bintu 7 Imana yanga urunuka harimo n'ubwibone, harimo akantu k'inarigiye, akantu ko kuvuga ngo ngewe. Mu biganiro byacu dukunda kubivuga, ngewe nkunda kubivuga cyane. Umuntu wese wikomanga mu gatuza akavuga ngo ngewe uzajya ugira ubwoba, ndetse n'ibigukundira ujye uva iruhande rwe, kuko mu bintu Imana idakunda itazigera na rimwe kandi iha abantu, ni abantu biha icyubahiro, ni abantu bagendera icyubahiro, ni abantu biratana icyubahiro bafite, ni abantu biyumvayumva ugasanga ari kuvuga ngo ngewe. Ibi bintu Imana irabyanga cyane. Nicyo yapfuye n'uyu mukerubi ari we Satani. Bibiliya itweretse ko ari marayika wabaga mu ijuru, ariko wahoze yitwa dusomye hariya batubwira ngo ni ya nzoka. Iyo tuvuze ya nzoka uhita uyibona mu itangiriro, ariko akiri mu ijuru yari umukerubi ukomeye, Luciferi cyangwa se Luciferi. Twigeze kubiganiraho tuvuga Luciferi uko ari ijambo risobanura rucisi mu Kigiriki, hakazamo na feri nkuko abateolojiye bagiye babisobanura muri izo ndimi z'amahanga. Luciferi rero uyu nguyu akaba yari umukerubi nkuko twagiye tubibona, yari umukerubi hariya mu ijuru. Hanyuma aza kuza kujugunywa mu isi, ariko ajugunyanwa cyangwa se ajugunyanwa amanukana na 1/3 cya za miliyoni zose twavuze, miliyoni nyinshi zitabarika z'abamarayika. 1/3 rero cyari kimaze kumuyoboka kinamwumviye. Hano Bibiliya yatweretse yuko hari umukerubi ukomeye. Hano turaza kubireba ku bandi bamarayika beza n'imirimo yabo, ariko habayeho ikintu gikomeye cyane, kuko abamarayika uko ari 1/3 na shebuja wari ufite ubwiza budasanzwe twagiye tubabwira, byabaye ngombwa yuko bakurwa mu ijuru nkuko Yohana yabyeretswe, twabisomye. Hanyuma amanurwa mu isi na 1/3, aho Yohana yavuze ngo wajuruwe ishime witere hejuru.
kuko satani agukuwemo. Hanyuma arangije agira n'agahinda kenshi avuga ati rero wasiwe nawe ugushije ishyano, wasiwe n'ibikurimo byose, nawe wanyanjawe n'ibintu byose biri mu isi, mugushije ishyano. Kuko satani abamanukiye kandi amanukanye ubugome, amanukanye uburakari. Aha iyo bavuze abantu benshi baba bashushanya, iyo bagiye gushushanya satani cyangwa se ibishushanyo byose bigaragaza shitani, bakunda kumugaragaza afite amahembe, bakunda kumugaragaza afite ibyinyo bibi bimeze ukuntu, mbese nibyo baba bagenekereje. Ariko ndagira ngo mbwire ko mu mikorere ye ntabwo yisanisha gutyo gusa, ahubwo hari naho tubona ko yihindura umuntu mwiza, yihindura, mbese yihindura umucyo, akimasika cyane, akagaragaza ko ibintu arimo ari ibintu byiza. Bisobanuye ngo igishushanyo baba bashushanyije nibyo koko baba bagenekereje, ariko baziga n'uburyo bwo gushushanya uburyo yihindura marayika w'umucyo, uburyo yihindura umuntu mwiza cyane, yihindura mbese neza. Kuko turaza kubibona ko mu mirimo akora no mu nzira ze zose ntabwo ahora aza afite amahembe, nta nubwo ahora aza afite amenyo ameze kwa kundi mujya mubona abashushanya, ahubwo hari igihe yifashisha na Bibiliya, akitwaza n'indirimbo, akaza n'ubufasha bwinshi, ndetse agatanga n'imigisha. Akaza mu buryo bwose, ukabona arimo arashaka gukorera Imana rwose, ukabona ari mu nzira nziza. Ibyo byose rero turaza kubinyuramo mu kanya gatoya, ariko ndagira ngo nkwereke nyine aba bamarayika b'uburyo bubiri butandukanye. Hari abamarayika beza, hari n'abamarayika babi. Twarimo rero turebera hamwe abamarayika babi nuko babayeho n'icyatumye babaho. Tubonye neza yuko satani yahoze mu ijuru, ariko akahaba ari umumarayika w'umukerubi, ari umumarayika wari ufite ubwiza budasanzwe, bimutera kwishyira hejuru, bimutera kwibona, bimutera kwikomanga mu gatuza, ariyemera. Hanyuma Imana rero nyiricyubahiro, Imana ishobora byose, imukurayo, n'abandi bari bamuyobotse kandi bari bamushyigikiye bajugunywa mu isi. Abo nibo batubera beje, abo nibo babera beza amatorero, abo nibo babera beza abavandimwe, abo nibo babera beza abantu bakorana kandi bakundanye, ari abavandimwe bafatanyije urugendo. Turaza kubinyuramo gatoya. Indirimbo n'ubundi dukomeze twumve indirimbo ho gatoya, aho tugiye kugaruka dukomeza. Urwo
twarimo rero tuganira ku byerekeranye n'abamarayika. Uracyari kumwe na Pastor Kirema Muganza, turageza ku isaha y'isa 4. Ku isaha y'isa 5 nibwo tuza gusubika ikiganiro cyacu, tukaba tugeze ku isa 3:46 n'amasegonda 30, aho dukomeza tuganira ku byerekeranye n'abamarayika. Hano rero nari maze kubwira abamarayika beza n'abamarayika babi, ndetse n'uburyo batandukanye nuko bagiye babaho. Twabonye abamarayika muri rusange uko babayeho, tubona kandi abamarayika beza n'abamarayika basigaye mu ijuru bakora imirimo tugiye kubabwira mu kanya. Hanyuma tubona kandi abamarayika babi n'abakuwe mu ijuru bamanurwa mu isi, bajugunywa mu isi, aho Yohana ari Patmos yavuze ngo wajuru we ishime witere hejuru kuko Satani n'ingabo ze bagukuwemo. Hanyuma arangije aratakamba cyane ati nawe wasiwe, nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko umurezi wa bene data ajugunywe mu isi wahoraga barega ku manywa na nijoro, kandi ntamanutse wenyine, amanukanye n'ingabo ze. Twagiye dusobanura kenshi ko yamanutse afite 1/3 cy'abamarayika, 2/3 bisigarana n'Imana. Aha rero ndagira ngo wenda mu biganiro byacu by'ubutaha tubona uburyo tuzajya dukomeza tugenda tuganira ku byerekeranye n'ubumenyi butandukanye kuri ibi bintu, kuko urumva niba hari 2/3 hakaba hari kandi na 1/3, turaza kureba izo mbaraga zirwana. Ni bya bindi dukunda kuvuga mu magambo y'umwuka, tukavuga ngo intambara zacu ni intambara z'umwuka. Ibyo turwana nabyo, abo dukirana nabo ni imyuka idafatika. Turwana n'ibintu bitagaragara. Mu gihe rimwe na rimwe uzasanga twayobye, twatangiye kurwana n'ibifatika, ugasanga twatangiye kurwana na bene wacu, twatangiye kurwana n'abavandimwe, kubera yuko tutazi ibyo turwana nabyo ibyo ari byo. Ariko intambara turwanayo, ndatekereza ko muri kiganiro cyacu cyo gusobanukirwa abamarayika turarushaho kugenda twunguka tumenya nuko turwana. Ahangaha rero ndagira ngo nongere nkwibutse ko turimo turaganira ku bamarayika, aho twarimo tugaragaza aba bamarayika bamanuwe mu isi bari kumwe na Satani. N'abamarayika bamanukanye na Satani bajugunywa mu isi. Nari maze kubwira ngo aba nibo batubera beje, binjira muri korari bakayisiga ari umworera, bakayisiga korari, ugasanga niba yageze muri korari nta buzima bugihari, ubuzima bwahagaze, nta repetition, nta bwumvikane, nta mbese aba bamarayika babi iyo bamaze kugera mu itorero ntushobora kumenya ko abo bantu ari abagenzi bajya mu ijuru, ahubwo ni ukuvuga ngo icyo bakora cya mbere ni ukubateranya, ku buryo umwe navuga ururimi rumwe undi yumva ibindi, umwe yareba mugenzi we amubonamo ikindi, ntabwo ashobora kumubona nka mugenzi we, ntanamubona nk'umuntu bafatanyije urugendo, ahubwo urugamba ruba rugeze mu mahina. Niyo mirimo yabo turaza kugenda tubinyuramo tureba. Ariko mbere yuko tuza kureba kuri aba bamarayika babi n'uburyo barwanya cyangwa se n'inshingano zabo, kuko bafite inshingano, ntago bicaye. Abamarayika babi bajugunywe mu isi, aho Yohana yavuze ati wasiwe ugushira ishyano, ntago bicaye kuva bamanuka. Uyu munsi barakora amanywa na nijoro, kandi nk'uko twabibonye turaza no kugenda tubisubiramo. Bafite uko bakora mu mayoberane yabo, bafite uko bakora mu mayeri menshi, keretse uri umunyamwuka, ya terime dukunda gukoresha, cyangwa ufite inararibonye yo gusobanukirwa kugira ngo urusheho kugenda umenya byinshi ku byerekeranye n'iyi myuka mibi, cyangwa se aba bamarayika babi nk'uko twabivuze. Reka mbanze nyuremo gatoya ku byerekeranye n'abamarayika beza, tutaza kuvuga abamarayika babi tukibagirwa ko dufite n'abamarayika beza, kandi benshi 2/3, kandi harimo ubutsinzi, harimo kunesha kubizera bose aho bava bakagera. Ndavuga abizera umwami wacu Yesu Kristo nk'umukiza wacu. Kandi iyo tuvuze ko ari umukiza wacu, biba bisobanuye ko mu gukiza harimo no kuturinda, harimo no kudukiza aba bamarayika babi. Reka noneho turebe rero abamarayika beza.
abamarayika beza bari nabo mu byiciro. Ndazi neza yuko mu matorero no madini iwacu ntabwo dukunze kubyigisha, ntabwo dukunze kwigisha abakristo bacu ibi bintu. Iyo ugize amahirwe ukaba uri umunyagice ukinjira mu itorero cyangwa mu idini, hari igihe babikwigisha banyuramo, ariko aya ni amasomo adakunze kubaho. Niyo mpamvu Life Radio yaguteguriye uyu mwanya kugira ngo ahari ugire ubundi bumenyi ku byerekeranye n'abamarayika. Aha noneho turebe ibyiciro bigize aba bamarayika, ariko duhereye ku bamarayika beza. Iyo turebye tubona ko hari marayika w'Uwiteka. Uyu marayika w'Uwiteka nawe ntago tuza kumusobanuraho byinshi, nubwo nawe aramutse avuzwe twamubonamo ibintu byinshi. Marayika w'Uwiteka hakazaho na marayika ukomeye ari we Mikayeli. Marayika ukomeye ari we Mikayeli. Hakaza abamarayika batoranyijwe, uyu ni umutwe munini. Abo tuvuze haruguru ni abamarayika umwe. Hari marayika w'Uwiteka, hakaza na marayika ukomeye, hakaza umutwe noneho witwa abamarayika batoranyijwe, hakaza n'undi mutwe w'abakerubi. Ahangaha niho habaga wa marayika mubi twavuze Luciferi. Hakaza abamarayika undi mutwe witwa abaserafi. Hakaza undi mutwe cyangwa irindi tsinda ryitwa ibizima bine. Hakaza n'irindi tsinda ryitwa abagenzuzi. Ibi byiciro mvuze byose bifite inshingano zitandukanye. Turimo turaganira ku byerekeranye n'abamarayika. Narimo nkubwira imitwe igeze kuri 7 cyangwa amatsinda ageze kuri 7 agaragaza abamarayika beza. Twabonye marayika umwe witwa marayika w'Uwiteka, tubona marayika ukomeye ari we Mikayeli. Ngira ngo hari umunsi umwe nigeze kubabwira Mikayeli wari we. Mikayeli ni marayika ukomeye ufite izina ry'irifuhe cyane, izina rifuha, izina riri mu bufuhe bw'Imana, mu gufuha kw'Imana, kuko Mikayeli ni igiheburayo ariko risobanura mu gifaransa baravuga ngo ni qui est comme Dieu, ninde uhwanye n'Imana. Qui est comme Dieu, ninde uhwanye n'Imana. Birumvikana ko Mikayeli ni izina rifite ifuhe rikomeye cyane. Niyo mpamvu umuntu wese wakwihwanya cyangwa wakwigereranya n'Imana cyangwa wakwishyira hejuru ahura n'ibibazo. Uyu mumarayika muvuzeho akantu gatoya, reka mbibutse amagambo yavuzwe n'umuhanuzi Daniel igihe Daniel yasengaga. Ntago ari umuhanuzi Daniel, ndatekereza ko ahari wenda iyo mirongo ndaza gusoza namaze kuhamenya, ariko reka mbibutse amagambo yavuzwe na Daniel. Yaravuze ngo hari igihe kimwe Daniel yafashe iminsi 21 yo gusenga. Asenze iminsi 21 irashira atarasubizwa, ariko suko ibisubizo bitari byaje, kuko ngo agitangira gusenga ahubwo ijuru ryahise ribimenya ko yatangiye gusenga, riramusubiza. Rimushubije ibisubizo bihera mu kirere. Aha rero niho handi tuya tubwira abanyamasengesho. Ijuru ryashubije amasengesho ya Daniel. Noneho ibisubizo bihera mu kirere kubera ya myuka mibi, kubera baba diamond tuza kureba mu kanya, kubera ya zangabo, ya myuka yabaye mibi, baba marayika babi barwana n'ibisubizo bya Daniel, barabihagarika. Ari gihe dukunda kuvuga ibintu tukavuga ntitwerurire abakristo ngo tubabwire intambara bahura nayo. Ahangaha ntabwo abantu bazi ko shitani
n'ingabo ze nabo bafite imbaraga. Niyo ubivuze abantu bahita bavuga ngo waya ngo urimo uramwamamaza. Oya, nuko utamenya iyo utazi urwana nawe ntabwo ubasha kumunesha, kuko ntushobora kumenya imbaraga akoresha uko zingana. Ahangaha Daniyeli yarasenze iminsi 21, nyamara ibisubizo byari byaje byaheze mu kirere, ariko agumya gusenga. Ijuru ryibaza impamvu uyu muntu uko yashubijwe, kubera icyo akomeza gusenga, kucyo akomeza gusaba nk'utahawe. Nuko ngo marayika Mikayeli, ngo wa wundi utabarira, niyo ni inshingano ya Mikayeli, ni ugutabara aho rukomeye, ngo ahita amanuka araza arwanya baba marayika babi bahagaritse ibisubizo bya Daniyeli. Ngo ku munsi wa 21 niko gutabarwa. Urumva ko hano usesenguye ubona ko hari intambara yabereye mu kirere, Mikayeli ari kurwana kugira ngo Daniyeli asubizwe. Andajya mbabwire ko niba wadukurikiye neza urahita umenya akamaro ko kurwanisha amavi. Uraza kubona abahanga mu ntambara, ndavuga iz'umwuka, barwanisha amavi. Aba ni abatekinisiye ku byerekeranye n'intambara zo mu mwuka, barwanisha amavi. Aha rero twarimo tuvuga kuri uyu marayika ukomeye ari we Mikayeli. Twaje kandi kubona abamarayika batoranyijwe. Iri ni itsinda ry'abamarayika batoranijwe, nabo bafite inshingano yo gukorera abera no kubafasha muri izi intambara, muri ibibazo byose by'abera by'abakristo cyangwa se itorero. Ariko kandi hakaza n'abitwa abakerubi. Twabonye ko ari n'umutwe wari ukomeye, warimo abamarayika bakomeye cyane b'ibyatwa, cyangwa se barimo n'abamumarayika twabonye Rusufero ari we nawe yari umukerubi. Hanyuma tuza kubona n'abaserafi, tuza kubona n'ibizima bine. Ahangaha nkwibutse ko nk'ibizima bine abantu benshi ngira ngo bajya babyumva ko ibizima bine bifite umurimo wo kuramya, byikubita imbere y'Imana buri kanya bivuga ngo urera urera. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuvuga bati wowe uri umuntu, niba uri n'umuntu ujye utekereza yuko uramutse uhagaritse imirimo yo kuramya, ntabwo Imana yabura abayiramya, kuko ifite ibizima bine byikubita imbere yayo buri kanya, kandi birayihagije. Kuramya rero ni inyungu zawe kuruta abandi bose, cyangwa kuruta hari n'abitwa abagenzuzi. Abamarayika b'abagenzuzi bo bafite umurimo ukomeye cyane. Abangaba ni abamarayika baza bari infilitira, ni abamarayika baza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nigeze gusoma Bibiliya mbona cya gihe Imana yumvaga gutaka kwa Abisirayeli bari muri Egiputa. Nubwo batabyanditsemo, ariko bigaragara yuko kugira ngo Imana imenye neza yuko Farawo yakomeje kugeza kure abana b'Imana, kugeza aho Imana ibitahura. Ahangaha yohereje aba bamarayika b'abagenzuzi. Abagenzuzi ni abaverifiya, bakareba neza koko, bakamenya ibivugwa ko ari ukuri. Ahangaha uribuka yuko na cyagiye cyo gutwika Sodomu na Gomora, ntabwo Imana yapfuye kuhitiza, oya, ntabwo yasutse umuriro gutyo gusa. Abagenzuzi niyo nshingano yabo kubanza gukora ubushakashatsi no kumenya neza niba ibintu bivugwa ari ukuri. Ahangaha wenda ku byerekeranye n'abamarayika beza ntabwo turi bubitindeho cyane, kuko ni ibintu byinshi dushobora kuzashakira umwanya wabyo, tukagenda tubyinjiramo wenda umutwe ku mutwe, cyangwa se itsinda ku itsinda, duhereye kuri marayika w'Uwiteka, marayika ukomeye ari we Mikayeli, n'abamarayika batoranyijwe, abakerubi, abaserafi, ibizima bine n'abagenzuzi. Ariko mbere yuko mbabwira noneho n'aba bamarayika babi, kugira ngo nabo mumenye imikorere yabo, reka tubanze turebe ku bamarayika beza n'inshingano zabo. Inshingano zabo ni izihe? Inshingano z'abamarayika, cya mbere ni imyuka ikorera Imana.
iyi ni imyuka ikorera Imana, itumwa gukora inshingano zayo, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza, wo gufasha itorero, wo gufasha abakozi b'Imana by'ukuri. Inshingano z'aba bamarayika twavuze nizo gufasha gutabara aho rukomeye, kugira kurinda no niba hajemo gukora umurimo wo gufasha, ni ukuvuga ngo harimo ibintu byose. Ikindi mu nshingano zabo harimo ko abangaba bazaba bagaragiye Yesu Kristo umwana w'Imana, ariko birivuga ko igihe umwana w'umuntu azaba amanutse mu isi aje gucira imanza bari mu isi, azaba agaragiwe cyangwa se azaba azungurutswe n'aba bamarayika. Ahangaha wenda zimwe mu nshingano zabo dusa nkaho tuzinyuzemo. None reka turebe rero abamarayika babi. Ese abamarayika babi bo bameze bate, bateye bate, bari mu bihe byiciro? Indirimbo yitwa Hazabaho Igitondo, ni ya korali Betani hariya Igihundwe. Hazabaho igitondo. Aha rero twarimo tukubwira ku byerekeranye n'aba bamarayika beza n'inshingano zabo. Mbere yuko nkugezaho n'abamarayika babi n'inshingano bafite, wenda ahangaho haraza no kuba ndavuga ku byerekeranye n'abaduteze amatwi b'abakristo, biratuma barushaho kumenya intambara barwana izo arizo, biratuma barushaho kumenya urugamba rw'abakristo, urugamba rw'umwuka uko rurwanwa, uko abantu bitwara mu rugamba nkuru. Ariko imwe mu mirimo y'abamarayika beza nk'uko twabikubwiraga, icya mbere ni uko ari abamarayika nyine nk'uko nabikubwiraga batumwa mu murimo wo gufasha abazaragwa agakiza, abo ni abera b'Imana, kandi bafasha abana b'Imana mu byifuzo by'uburyo butari bumwe, ubundi bakarwanirira abagaragu b'Imana no kubatsindishiriza, birumvikana no kubatsindishiriza ku banzi babo, ubundi batabara abakozi b'Imana mu ngorane z'uburyo butari bumwe. Hari igihe nshingiye nko kuri utu tuntu tubiri, hari igihe abagaragu b'Imana bahura n'ibibazo by'abantu babarenganya, babarwanya, abanzi babo mbese bakanabarenganya kugeza hahandi ubona ko abantu baguhagurukiye rwose, ariko ukabona birayoyotse, birarangiye. Burya ntago biba ari ibintu biyoyotse gutyo gusa, haba hari intambara zabaye mu buryo bw'umwuka. Abamarayika baba bahagurutse bakaza bakarwana intambara utabizi, ukabona bari baguhagurukiye urababuze, ukabona ntuzi aho bagiye, rya jambo rigasohora ngo bazatatana mu nzira 7 baguhunga, kandi wowe wibereye hariya gusa. Ibanga ni rya rindi, no kurwana upfukamye. Ngira ngo ni nako kamaro k'ikiganiro uyu munsi nabateguriye. Ahangaha rero tubona kandi nanone ku byerekeranye n'imirimo y'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana burya bahura n'ingorane, abayobozi b'amatorero birumvikana abakorera Imana bataryarya, badafite izindi nyungu bakurikiye, badafite ibindi barimo. Aba bakozi b'Imana mu ngorane zabo z'uburyo butari bumwe, burya ugira icyo ukabona umukozi w'Imana ahuye n'ikibazo rwose gikomeye, urugamba ruhagurutse mu murimo, ugasanga intambara zabaye intambara, ukavuga uti ibi noneho biramwica biramurangiza. Ariko nyamara umukozi w'Imana ugasanga hirya y'ejo ahagaze bwuma na busumari,
ahubwo ugasanga rwose aracyakomeye, imbaraga ni za zindi. Uburya hari abamarayika bashinzwe gutabara abakozi b'Imana, niwo murimo wabo. Kuko hari igihe ushobora kureba umukozi w'Imana ahuye n'ibibazo ukavuga uti hari birarangiye, ariko ukabona wapi ntibirangiye, ahubwo arongeye abayeho mu bundi buryo, ukabona Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Ni kubw'aba bamarayika, niyo nshingano yabo. Ikindi ngo aba bamarayika bahishurira abagaragu b'Imana imigambi yayo. Aha rero ni amasezerano. Imana ikora ibishoboka byose ikabatumaho abamarayika bakavuga cyangwa bakabwirwa ibyerekeranye n'imigambi y'Imana, icyo Imana ibateganyiriza. Biragatsindwa kubona waba uri umukristo ariko utazi umugambi w'Imana kuri wowe. Nigeze kubivugaho mu kiganiro Isoko y'Ubugingo. Uramutse uriho utazi icyo Imana ikugambiriyeho, bisa no kunyagwa zigahera. Nta makuru uba ufite, nta makuru uba wibitseho. Burya ni byiza kumenya umugambi w'Imana kuri wowe. Ubu hari abantu benshi batazi umugambi w'Imana, bari aho gutyo gusa. Ariko iyo Imana igufiteho umugambi, ndagira nkubwire ngo biba ari sawa. Ikindi kandi urumva umugambi ntabwo ari ugupfa kuza. Imana yohereza marayika rero ikakubwira ngo wowe humura, ibimeze gutya bizagenda gutya bizagenda gutya, uzahura n'intambara zitari zimwe, uzahura n'ingorane nyinshi, umva bazagupinga, bazagusuzugura, bazabona ari ntacyo umaze, ariko humura. Niko bagenje na Yesu Kristo nyir'umurimo. Humura, abangaba umurimo wabo ni ukuvuga umugambi Imana igufiteho. Bavuga ngo yigeze kubwira umuhanuzi Yeremiya, ngira ngo ni Yeremiya, niko ntekereza. Aramubwira ngo Yeremiya we, ngo uri intorezo yanjye ndwanisha, ngo niwe nzacagaguza amahanga. Nawe utekereza uramutse ubaye nka Yeremiya, Imana ikakubwira ngo uri intorezo yanjye ndwanisha, ikakubwira ngo ni wowe nzajya nkoresha, nzaguha kugutsinda, ni wowe uzajya utsinda amahanga nkoresheje wowe. Yigeze no kubwira Gideyoni, nabwite Gideyoni, nubwo ubona uri akanyantege nke, uvuka no muryango utazwi, ni wowe nzakirisha Abamidiyani. No kuvuga ngo nguwo umugambi rero. Aba bamarayika icyo bashinzwe ni ukumanura umugambi w'Imana. Ubu hari abantu benshi, n'ubu hari abanteze amatwi batazi umugambi w'Imana kuri bo. Ariko reka nkubwire, cyatumye ubaho, cyatumye udapfa, za ntambara zose, bya bibazo byose, ibisasu, imipanga, ibyo byose byagiye bigusiga, inzara waraburaye kabiri gatatu, umva. Ariko ibyo byose uyu munsi uriho, bigaragaza ko hari umugambi Imana. Ahubwo egera Imana cyane, ahari marayika yakubwira ati dore umugambi. Ariko ndabizi neza yuko ubyumvise ibyo mvuze, kuko umugambi w'Imana nyine harimo n'ikiganiro kugira ngo urusheho kumenya byimbitse umugambi Imana igufiteho. Aba bamarayika rero umurimo wabo ni uwo kumanura umugambi w'Imana, bakakubwira umugambi Imana igufiteho. Ahangaha nahoze nkubwira rero muri izi nshingano ko bahumuriza abagaragu b'Imana mu gihe cy'ibibazo, bahumuriza abakozi b'Imana mu gihe cy'ibibazo, haba ari ikibazo cy'ubukene, haba ari ikibazo cy'amakuba, haba ari intambara n'ibyago. Ahangaha abakozi b'Imana bagomba guhora iteka bakomeye, ariko si bo bikomeza, ntabwo ari bo bikomeza. Hari abamarayika baba bashinzwe kumanura amagambo ahumuriza, ibihumuriza kugira ngo bo babe bakomeye. Niyo mpamvu uzabona abantu koko b'abakozi b'Imana, abantu bose bazi Imana, bamenye Imana, kenshi uzasanga bibitseho amabanga. Ayo mabanga rero nta yandi nuko baba bakorana cyangwa bya hafi, baba bavugana, baba bakorana bya hafi n'aba bamarayika beza. Wenda hasi matinda cyane, twanyarukira noneho ku kindi gipande kimwe cy'abamarayika babi, kugira ngo tumenye. Nubwo aba bamarayika beza twabavuga ibintu byinshi, wenda mu biganiro byacu bizagenda bikurikiraho, turacyari kumwe, tuzarushaho kugenda tuganira ibintu bitandukanye bigufasha kurushaho kumenya imyizerere yawe. Mbese ugahora nawe wumva ukwikiye kabisa, ukajya uhora wumva ukwikiye, uri umuntu ufite imyizerere ishikamye, iri ahantu hamwe, uzi neza niyaguhamagaye. Burya byicwa no kutabimenya. Iyo ugiye usobanukirwa ibi bintu,
urushaho kugenda ukomera mu byerekeranye n'inzira y'agakiza. Reka tugaruke mu kanya gatoya turebera hamwe noneho abamarayika babi, ari naho duhura n'intambara zikaze. Ariko iyo umaze kumenya imikorere yabo nuko bateye, hari icyo bigufasha mu kwiga uburyo bwo kurwana nabo no kumenya tactique bakoresha cyangwa se uburyo bakoresha bwo kurwana nawe. Umugabo wacu ni Yesu, ajya turwanirira. Hari intambara tuba tuzi aturwanirira, hari n'izo tutazi. Ndabona ubutumwa bugufi bwakomeje kuhagera mu kanya gato, ndaje mbunyuzemo amaso mbusome, ariko nyemera mbaze nkubwire ku byerekeranye n'aba bamarayika babi ndetse n'imikorere yabo. Abamarayika babi bagabanyijemo ibyiciro bigeze nko kuri bitatu. Icyiciro cya mbere kigizwe n'uyu mwuka umwe, ni marayika umwe nyine, ni Lucifero. Lucifero rero niwe yanzoka, niwe shitani. Mu isezerano rishya tubona ko izina ryitwa shitani, hanyuma mu isezerano rya kera mu itangiriro tukabona ko ari yanzoka, ariko mu ijuru yitwaga Lucifero. Mu ijuru yitwaga Lucifero, akaba ari umukerubi. Uyu rero ni icyiciro kimwe, niwe bosi, niwe mukuru wabo bose. Hanyuma hakaza icyiciro cya kabiri cy'abamarayika babi, aribo bitwa imyuka mibi. Imyuka mibi, abantu niyo barwana n'iyi myuka, iyo uzi kurwana mu buryo bw'umwuka ukarwana n'iyi myuka uyizi, burya nabyo bigira umumaro munini, kuko wabasha kumenya uko urwana nayo. Hari abamarayika babi ariyo myuka mibi. Hakaza n'ikindi cyiciro cya gatatu cy'abadayimoni. Ukuvuga ngo iyo bavuze imyuka mibi bakavuga n'abadayimoni, ni imitwe ibiri shitani akoresha. Ni amatsinda abiri ya shitani ayikoresha. Ni ukuvuga ngo iyi myuka mibi ifite inshingano n'abadayimoni bafite inshingano. Ni ibintu bibiri rero bitandukanye. Kwa kundi ugira utya ukumva umuntu wamubwira ikintu agahita avuga ngo mu izina rya Yesu. Ari igihe uzacunge neza urebe, ntabwo ari ugushaka kubasetsa, ahubwo ndashaka kubabwira ibintu bijya bibaho, uraza kuza gusanga bibaho koko. Ugasanga nko mu rusengero aho ngaho iwanyu, umuntu umwe iyo yirukanye abadayimoni cyangwa yirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu, gahita wumva iteraniro ryose naryo ririrukanye mu izina rya Yesu, barirukana, baracyaha. Nk'uko tubivuga, gucyaha abadayimoni, gucyaha imyuka mibi. Ariko burya ibi ngibi uko uzagenda urushaho kubisobanukirwa, uzagenda urushaho kumenya uwababonye yabonye ni ibiki yirukanye. Kuko iyo upfa kwirukana utazi ibyo wirukanye, nabyo utagira ngo biragenda. Ntabwo byagenda, kubera yuko ubyirukanye utazi ibyo ari byo. Ntabwo uzi ibyo wirukanye, ntuzi ni ibiki. N'ubibonye, hariho n'igihe n'umuntu utangira gusenga kumva agiye kwirukana, ariko akirukana ibyo atareba, ibyo atazi n'ibyo. Ariko wenda nta makosa bihana, nta nubwo ari bibi gucyaha imyuka mibi kabone naho utaba wayibonye, cyangwa gucyaha abadayimoni kabone naho baba badahari, cyangwa naho waba utazi abo wirukanya baribo. Ariko kubimenya ni byiza, ni ikindi n'indi nararibonye. Umukristo w'umunyentambara mu buryo bw'umwuka
abakwiriye kandi umukristo mwiza akwiriye kuba ari umuntu urwana intambara neza. Mbibutse yuko ubwami bw'Imana butwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Dukunda no kubivuga yuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Ibyo byerekana neza ko nta musivili rero mu byerekeranye n'iby'ubwami bw'Imana. Nta musivili ukwiye kubamo, abantu bose bagomba kuba ari abahanga mu by'intambara zo mu mwuka. Kandi umuntu aba umuhanga mu by'intambara zo mu mwuka ari uko yabaye umusirikare wa Kristo. Nta musivili rero ubaho, nta n'umusivili warijyamo. Ndavuga ijuru. Turi abasirikare ba Kristo wagejwe mu maraso ya Yesu. Ni ukuvuga ngo ahubwo umuntu wese akwiriye kuba ari umuntu watojwe mu itorero ry'iwanyu no mu idini ry'iwanyu. Niba mutari gutoza cyangwa mutari gutozwa uburyo bwo kurwana intambara zo mu mwuka ngo muve mu gisivili, ntago byakunda. Ndaguhakaniye. Intwarane zibugishamo imbaraga. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ahubwo ni ubw'imbaraga. Noneho ahangaha rero tumaze kubona Satani ko ari Lucifero, nawe ni umwe mu bahagarariye iyi myuka. Hakazaho n'itsinda ry'abamarayika babi ariyo myuka mibi, hakazaho n'irindi tsinda ry'abamarayika babi b'abadayimoni. Bakuvuga hari imyuka mibi, hari n'abadayimoni, hakabaho na Satani shebuja wa bose wabo ngabo. Aha mbibutse ko twaje gusanga yarajugunywe mu isi kugira ngo akurwe mu ijuru. Marayika Mikayeli, umumarayika twabonye w'icyatwa w'ifuhe ry'Imana, niwe wavuze ngo niwe wamanuye Satani amukurayo avayo, amanuka mu isi. Ntangira ikiganiro nababwiye ngo uyu n'izi ngabo ze uko bamanutse ari 1/3 nibo baberabeza umurimo. Natangiye nanakubwira ukuntu abahanga mu gushushanya iyo bagerageje gushushanya Satani n'ingabo ze cyangwa imyuka mibi cyangwa abadayimoni, babashushanya babahaye amenyo nk'ay'ibikoko, bakabashushanya babahaye amaguru asongoye, bakabashushanya babagize nk'ibinyamaswa biraho. Ariko mu gihe tugiye kureba inshingano zabo, uraza gusanga atari iyo sura bafite gusa, bafite n'izindi sura uramutse utazizi wazajya ubyitiranya n'abamarayika beza. Ari nayo mpamvu cya kiganiro ibitabo bya Gikristo dushimira Theogene Uwiringiyimana kitugejeho ku isaha 2:30, aho twabonye ko Dr. Stephanie wanditse igitabo ubuhanuzi mu nzu y'Imana yabigaragaje rwose, yabivuzeho. Niyo mpamvu nigeze kubabwira ngo haraho tuza gusa nk'abahuza ku nyigisho yacu, kuko Satani abasha kwihindura marayika w'umucyo, abasha kwihindura nk'ugabura iby'Imana, abasha kwihindura nk'aho afite ibikorwa byiza akorera Imana. Uretse umuntu ufite andi maso, wenda tuzabiganiraho cyane cyane ko muri iyi periode dufite gahunda yo kwigisha cyane ibyerekeranye n'umwuka wera, cyane cyane ko itorero rigeze hahandi heza ho kwigisha igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho turebera hamwe umwuka wera uko yamanutse akamanura impano ku bakozi ku itorero, aho tuzagenda turebera hamwe impano zasutswe n'umwuka. Izo mpano hakabamo impano ikomeye cyane yitwa impano yo kurobanura imyuka. Tuzabiganiraho bihagije, ariko impano yo kurobanura imyuka igufasha kureba neza, gutandukanya aba bamarayika beza n'abamarayika babi. Cyane ko iyo usomye igitabo cya panorama ya Biblia, ni igitabo kiri mu Giswahili, ubona mu bihe nk'ibi by'iminsi y'imperuka ko gutahura no kumenya umwuka wera n'ibishushanyo byawo cyangwa n'ibyishushanya nkawo, kumenya abakozi b'Imana cyangwa n'abishushanya nk'abakozi b'Imana ntago byoroshye, aho panorama ya Biblia yerekana neza ko ari uruvange. Kandi Yesu yabivuze kenshi, avuga abakobwa 10 harimo 5 bapfapfa, avuga inzira 2, avuga y'igihogere n'ifunganye, avuga umubibyi wabibye amasaka meza ariko akurana
n'urubebe cyangwa se icyo bita urubebe niki Bibiliya ivuga mu yindi terime ni urubebe ni urukino urukungu ahangaha bisobanuye neza ko abamarayika babi n'abamarayika beza basa nkaho umuntu wari we wese atapfa gutahura no gusobanukirwa niba ari ndurimo arakora. Ibi rero ntibyagutangaza babasha no kwinjira mu idini y'iwanyu bakaza no mu itorero ry'iwanyu bakarepeta muri korari rwose mugakorana, ariko igihe nikigera Yesu yaravuze ngo igihe kizagera abwira intama zijya ukwazo n'ihene zijya ukwazo, bizasobanuka rwose. Iki gihe rero kubisobanura ni uko uba ufite andi maso, nahoze mvuga kuri ya mpano y'Umwuka Wera. Ahangaha rero munyemerere noneho munota mike yansigaranye ngerageze kunyura muri iyi myuka mibi kugira ngo musobanukirwe ubugome bw'imyuka mibi n'icyo igamije. Iyo urebye Satani ari we umuyobozi mukuru w'imyuka mibi, niwe muyobozi w'imyuka mibi, akaba n'umuyobozi w'abadayimoni. Uyu nguyu afite inshingano ikomeye. Inshingano ikomeye ni iyihe? Iya mbere nakwita rusange niyo kubuza abantu kujya mu ijuru, kuko ijuru yaribayemo ararizi. Ubugome bwe bwa mbere ni ubwo kubuza abantu kuzajya mu ijuru. Na ya mitwe ibiri akoresha, ya myuka mibi n'abadayimoni, nta kindi kintu baba bagamije, ni ukubuza abantu kuzajya mu ijuru, kuko yaribayemo azi ukuntu riryoshye, azi ukuntu rimeze neza. Icyo yakoze, icyo yagambiriye ni ugusa nk'ushaka kwihimura ku Mana, akavuga ngo nubwo narivuyemo ukaba waranjugunye, nanjye sinzatuma aba bantu bawukunda baza. Ni nko gushaka guhima Imana, ariko ntago bishoboka, ntago yabishobora. Ntiyabishobora kuko Imana ni umukozi w'umuhanga, ni umuhanga wa planifiye ibintu neza. Imana yateguye ibintu neza ku buryo utajya mu ijuru ni umuntu utarishaka, ni uwamaze gufata umwanzuro, ni uwemeye gukurikira Satani. Ariko umuntu wese utaremeye gukurikira Satani, uyu munsi acyumva ibiganiro, agitega amatwi Ref Radio, kenshi azarushaho kugenda amenya ko Imana imufiteho umugambi, hanyuma nawe abe umuragwa w'ijuru. Bimwe mu bugome bwe rero nuko abwira iyi myuka mibi cyangwa atuma imyuka mibi ndetse n'abadayimoni kubuza abantu kuzajya mu ijuru. Kandi Satani akagira ubuhanga bwinshi akoresha. Nubwo twahoze tuvuga ko hari abantu bagerageza bagashushanya Satani bamuhaye umutwe munini, amaso aturumbuye, bakamuha amaguru asongoye, inzara nk'iz'ibikoko, ariko muri tekinike akoresha ntago izo ngizo zijya zikora ku bantu b'Imana. Izo ntago ajya zikoresha zo kwigaragaza muri ubwo buryo, ahubwo agerageza kuza yihinduye marayika w'umucyo. Niyo mpamvu Matayo 4:3 handitse ngo uyu ni umushukanyi rwose. Kuba ari umushukanyi, gushukana nuko yishushanya, arishushanya akigira ukuntu ku buryo udashobora kumenya icyo agambiriye. Ni umushukanyi, arashukana. Hanyuma Bibiliya kandi igaragaza yuko abifitiye ubushobozi, kuko ni umwami utegeka ikirere, ni umwami w'isi. Bibiliya ikavuga mu rwa 2 rw'Abakorinto 4 kugeza 4 gusa, igice cya 4 4 rwa 2 rw'Abakorinto, avuga ngo ni Imana y'iki gihe. Iyo bavuze Imana y'iki gihe rero, abantu ntago bumva icyo ari cyo. Ubu ngubu nituvuga ibintu by'iki gihe, urasanga nigeze kuvuga utuntu dusekeje, abantu baranseka, ariko ntabwo napfuye gusetsa abantu gusa, ahubwo harimo inyigisho. Imana y'iki gihe, reka nkubwire Imana y'iki gihe usigara wigenzura. Ku isi yose ubu ikintu kiyoboye isi nicyo bita kashi. Icya kabiri ni kasho, gufunga.
icya gatatu ni kashe ibyemezo. ni ukuvuga ngo ucyumve neza, kashe kasho, iyo niyo mana y'iki gihe. donc ni ukuvuga ngo umuntu ukurusha nashaka no kukwiyemeraho azakubwira ati jya nkurusha kashi. icya kabiri akubwira ati jyewe nshobora kugufunga, nagufunga nkazita imfunguzo nkazijugunya. undi azahita akubwira ngo kandi nkurusha na kashe, jyewe mfata ibyemezo ndabifata. ni ukuvuga ngo isi iyobowe n'ibintu bitatu: kashi, kashe, kasho. kashe kasho. Hano rero Bibiliya yo ivuga neza ngo imana y'iki gihe, yavuze imana y'iki gihe, ni ukuvuga ngo mu muvuduko turiho ibintu bitatu n'ibihugu byageza kwiyubaka bikora ibishoboka byose bigashaka kwiyubaka kuri ibintu bitatu nakubwiye: kashi, kashe, kasho, ibintu bitatu. urumva ko mu bintu rero afite, mu bintu shitani yibitseho, iki ngicyo kibitseho kabisa, ku buryo kwigarurira abantu biroroshye ugenekereje n'igihe tugezemo. tugomba kugendana n'igihe, kandi koko nibyo, kuko igihe tugezemo, igihe kidusohoyeho ni igihe gikomeye. ikindi ni umutware w'abadayimoni, nk'uko nabikubwiraga, ni umutware nyine w'abadayimoni, akaba isi kandi ikaba iri munsi y'ubutware bwe. uribuka cya gihe, igihe yabwiraga Yesu, igihe yamaraga iminsi 40 asenga, yaramusaza amuga ati, yamujyanye ku gasongero k'urusengero, imwereka Satani, yereka Yesu ibintu byose byo mu isi, yamubwiye iti wowe ndamya gusa, kubita ivi hasi ubundi mbiguhe byose kuko nige ubitegeka. rero Satani ibintu byose biri munsi y'ubutware bwe. ariko mbibutse yuko Satani nubwo afite, nk'uko nabibabwiye tugitangira, imyuka mibi cyangwa se imyuka yose, yaba ari abamarayika beza, haba ari n'abamarayika babi, ntabwo nubwo afite ubushobozi ashobora byose, nubwo afite ubushobozi ariko ntabwo ashobora byose. Shitani ntabwo ashobora byose, hari ibyo adashobora, kuko ufite ubushobozi ni umwami wacu Yesu Kristo wamunesheje, ni imana yacu, niyo ifite ubushobozi bwose. aha rero wenda reka nse nkunyuramo gatoya uburiganya bwe, hanyuma mite ngaruka nakira telefone zanyu. tugeze ku isaha 4:29, muracyari kumwe na Pastor Clement Muganza. turimo turaganira ku bamarayika, dusobanukirwa neza abamarayika icyo ari cyo n'imirimo yabo. twabonye rero ibice bibiri by'abamarayika, hari abeza n'ababi, nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. aha wenda ku buriganya bwe, kubera ko Satani ahora afite imigambi mibi, ubundi dusabwa kwambara intwaro zose z'Imana, nk'uko tuzibona mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. urumva ko uramutse uri umuntu utazi kurwana intambara yo mu mwuka, wazajya uhora utekereza yuko mbese ibintu byawe byose nta kibazo. ariko reka nkubwire, turwana n'abadafatika, imyuka mibi niyo turwana nayo. muri iki gihe ukoresheje usuzumye neza, ubona ko Satani akoresha uburiganya bwe kugira ngo ayobye abantu benshi. ntabwo ashobora kuza yigaragaza nka shitani muri ya masura y'ibishushanyo bagaragaza, afite amenyo asongoye n'ibiki byose, n'amaso yaturumbuye, n'inzara zimeze nk'iz'ibikoko. reka da, ahubwo we akoresha uburiganya. gute rero? ahumisha ubwenge bw'abantu kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo utabatambikira. ahangaho uzasanga yarafasha abantu akabahumisha ubwenge, ibi bintu twizera bitagaragara, akabereka ko turi injiji, akabereka ko ibyo tubamo ari ubugoryi, akabereka ko turimbura mikoro, akabereka ko n'ibintu tuvuga bidafatika logikoma, ibintu bavuga sumva, bano kabishakira muri iyi si mu bwenge bw'inaha, ntibabibone nyine, kandi ntabwo ushaka kubibona. ibyo rero Shitani ni inshingano ye kunangira abantu, agakomeza kubereka ko ibintu bizima ari ibintu biri logike, ni ibintu bifatika. ntamenye yuko hari n'ibidafatika, kuko ubwe arabizi yuko adafatika, ubwo ntago abashaka ko abantu bamenye ibidafatika. ahangaha bigenza ate rero? ajya mu bwenge bw'abantu benshi. Bibiliya iravuga ngo akorera mu batumvira.
gukora mu batumvira ni ugukora mu bantu batizera, bakafata ibyemezo rimwe na rimwe bazi ko ari ibyemezo bifite akamaro, ariko nyamara reka mbaye nk'urugero, niba nk'abantu bashobora kujya mu gukora ibisasu bya kirimbuzi byo bita nuclear cyangwa se ibisasu bya nucleaire, ibisasu cya nucleaire gishobora kwica abantu ibihumbi n'ibihumbagiza benshi cyane. Shitani rero yigisha abantu n'ubwenge bwo gukora ibyo bisasu. Mu by'ukuri umuntu ukora icyo gisasu aba azi ko ari ikizarwanya cyangwa se ikizatsinda abanzi be, ariko ntamenye yuko ahangaha ugikora aba yahumwa amaso, yahawe ubwenge bwo gukora ibintu bizica abantu bikabarangiza, abantu bagashira barimbutse batanihannye ibyaha byabo. Urumva ko ashobora gutanga n'ibindi bintu byinshi by'ubumenyi bwihariye, ariko mbibutse yuko ibi byose kubizera bashobora kugira n'ubundi bwenge n'ubuhanga, ariko bakaba ari abantu bazi gutahura neza imigambi y'iyi myuka nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Ahangaha Satani rero hamwe n'abafite ubushobozi nyine bategeka iyi si y'umwijima, ariyo ya myuka mibi twavugaga, bagira ubwo ayo mayeri yo kurwanya n'umurimo w'Imana aho bishoboka, aho bazitira n'ubutumwa bwiza kugira ngo ahumishe amaso ubwenge bw'abantu bere kwakira ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu uzagira icyo uzabona ahantu bigisha ijambo ry'Imana, abantu benshi barisokeye ukabona nta kintu babwiye, cyakora bakubitamo ingoma bashyizemo hariya gitari ukabona abana bari hanze barinjiye, ariko ijambo ry'Imana kuki basohotse? Twigeze kujya tubivuga hano, ariko burya nuko nyine imirimo ye aba yayigezeho, akora ushoka byose ku buryo mu iteraniro n'iminota y'ijambo ry'Imana bakayigira mike, ku buryo niyo kandi baye mikeya abantu benshi bakisokera, abandi ukabona nyine babonye umwanya wo kujya ku matelefone. Ikindi ateza ibyago kandi akagerageza abera b'Imana. Burya nubona ibyago byabaye, impanuka, impfu zitunguranye, abantu biyahura, ibiki byose niyo nzira. Hari umuntu twaganiriye wambwiraga ukuntu yagiye kwiyahura, yashaka ko tumusengera kugira ngo ayo majwi areke, kuko ngo ajya akomeza kuyumva, ngo amajwi akamubwira ngo ijugunye mu modoka upfe, ijugunyemo. Burya inshingano imwe mu nshingano za Shitani ni ukubwira abantu, akavuga ati ijugunyemo, akakubwira ngo ijugunyemo mu modoka, imodoka ikugongwita, cyangwa akakubwira ngo imanike mu kagozi. Shitani nta kindi kintu ashinzwe ni uguteza ibyago no gushuka abantu kugira ngo barimbuke. Akantu gakomeye cyane iyo usomye mu Rwanda rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1, usanga ngo akunda kwihindura marayika w'umucyo kugira ngo ayobye abakiranutsi. Urumva umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yakiriye agakiza, ni umukristo ujya mu ijuru, ariko ni umunyantege nke bimwe twavuze, ajya aterana akajya gusenga, ariko ni umunyantege nke. Aha rero Shitani akunda kuza guterana nawe. Niyo mpamvu uzasoma ugasanga kuva kera kose ngo iyo abana b'Imana bateranaga mu gitabo cya Yobu, ubona yuko ngo abana b'Imana aho bateraniraga ngo na Satani yateranaga nabo. Ahangaha ajya aterana n'abana b'Imana, ndetse akanabakwizamo inyigisho z'abadayimoni, akabigisha akabayobya, akagerageza uburyo bwose bwo kugira ngo abakuremo. Aho niho handi uzasanga nta bundi butumwa busigaye buriho, n'umuntu wese ugerageje gukora cyangwa kugira icyo akomanta ku murimo w'Imana usanga ari kuvuga ngo reka ngo abakozi b'Imana se baracyaba. Mbese ubutumwa yakwirakwije nubwo gusiga icyasha abakozi b'Imana aho bava bakagera, kubasiga umwanda, kubanduza, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uzatega amatwi ibyo bavuga. Ibyo nubigenzura, ndabizi ko ubu nonaho ukimara kumva aya magambo uramutse ubigenzuye wabibona, uzasanga ahantu henshi natwe ubwacu abanyamakuru iyo tujya kwandika inkuru, twandika inkuru zivuga ku bakozi b'Imana ibintu bibi gusa. Burya nugenzura umwuka udukoresha, nyabuneka ube hafi ugenzura urebe. Hari igihe uzasanga hari igihe tuvuga ibintu ariko ukajya kureba imbaraga ziberekeje, ni ukugira ngo umwizera muto agwe,
ataza gukomeza kwizera, ahubwo ahita abona byararangiye. Ugasanga abantu benshi ubutumwa bwumvikana mu matwi y'abantu ni ibivuga ko nta rusengero rwiza rukibaho, nta mukozi w'Imana n'umwe ukibaho, reka abapastori baraguye, reka bose nta mukijijwe urimo, nta korari nzima ikiririmba. Mbese nubwo butumwa agerageza ibishoboka byose, aho ngaho akahashyira inkunga, agatera inkunga amagambo ameze atyo kugira ngo akwire hose. Uzabibona cyane naho umukozi w'Imana yahuye n'ikibazo, iyo nkuru niyo yamamara, twebwe niyo twamamaza cyane. Burya haba hari n'izindi mbaraga zabisunitse. Ubundi mu yindi migambi ye niwe uteza indwara mu isi. Izi ndwara zose ziza niwe uzitera. Birumvikana ashobora guteza ibibazo by'umwanda, abantu bakagira ubwenge bw'umwanda, ariko burya indwara zose zituruka ku mwanda n'izituruka ku biki byo, burya niwe uyobya abantu bakikururira ibyo bibi. Niwe wazanye urupfu. Ubundi ntabwo twakabaye dupfa, ariko niwe wazanye urupfu. Urabyibuka twarabivuze mu biganiro byacu. Asunikira abantu ku gucumura. Nicyo ashinzwe, ahora akoresha abantu tushe, ahora ashaka ko abantu baba mu buzima bwo gucumura gusa. Nibyo mu magambo, mu bitekerezo, mu byo bavuga no mu byo bakora. Ndubutse yuko ibicumuro, iyo tuvuze ibicumuro, abantu bakunda gutekereza ibikorwa gusa, kuko shitani abigeza mu bikorwa, ariko hari n'inzira nyinshi yaciyemo mu bitekerezo, mu by'abantu, kuko mu bitekerezo akoreramo cyane, mu mvugo akoreramo cyane. Niyo mpamvu nujya kuvuga ujye ubanza witonde kugira ngo n'amagambo yawe adakomeretsa abantu. Ajya ashuka abantu mu mitego, akayibagushamo kandi akayibashoramo. Ajya akorera mu bantu batumvira Imana, abantu bahubuka, mbese ahumisha ubwenge bw'abatizera. Akunda kuvana ijambo, ikintu gikomeye cyane, akura ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu. Matayo Mariko cya 4 umurongo wa 14 no wa 15 ubona neza ko Mariko yarabyanditse, agaragaza umubibyi wabibye imbuto, zimwe zigwa ku mahwa, izindi zigwa kwa kundi twagiye tubivuga kenshi, ariko hakabaho ngo izaguye mu butaka zishora imizi, ariko zimaze gukura amahwa araziniga. Iyo bavuze hano amahwa ukuntu yazinize, bigaragaza yuko shitani aba agikomeje umurimo wo kwanga ko zera imbuto. Hari n'izaguye ku kara, inyoni zirazitoragura. Hari n'izaguye mu butaka budashoye imizi, ziruma. Inshingano za shitani cya mbere ni ukubibura izo mbuto, ni ugukora ibishoboka byose ku buryo izi mbuto zitamera. Wenda ahangaha twavuga byinshi ku byerekeranye na Satani, ariko tugana ku musozo twahoze tuvuga ku myuka mibi. Imyuka mibi nibo b'abamarayika babi nyine, arizo ngabo za shitani akoresha. Abangaba bahaniwe hamwe na shitani. Iyo usomye mu rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4, wasanga amagambo avuga ngo kuko ubw'Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Na Yuda yarabivuze, aravuga ati n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu nyururu idashira mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bazacirweho iteka umunsi ukomeye. Ibi byerekana neza yuko iyi myuka mibi ihari kandi baho. Abamarayika babiri ariyo myuka mibi, ni abamarayika bononekaye. Umurimo wabo ni ugushyigikira Satani, kurwanya abera ndetse n'umurimo w'Imana. Ububona abantu bizungurukaho bahora baconcomerana, bahora barwana kandi barwanira mu murimo. Burya iyi ni imyuka mibi
iba yamaze kwinjira kandi yinjira muri bya bitekerezo, ikinjira muri bya bikorwa, bya byiyumviro bituruka kuri ya mitima nyine shitani agumya kugenda abobereza cyangwa se arema. Ahangaha tugeze rero naho ku itsinda rya kabiri ariryo ry'abadayimoni, naho tugiye gusoreza. Iyo usomye ibyanditswe byera ubona ko nta hantu henshi hasobanura ibyerekeranye iby'abadayimoni n'inkomoko yabo, ariko bitubwira neza ibyabo n'imirimo yabo hano mu isi. Usomye Matayo 12 umurongo wa 26 ku 27 ubona ko imyuka mibi ikorera Satani, yinjira mu bantu ikababuza uburyo, ikabateza indwara z'uburyo butari bumwe. Aha rero birumvikana yuko za ndwara z'ibyorezo n'ibindi byose biza n'indwara zidasobanutse, urugero nko kuba umuntu yarapfuye amatwi, ubuhumyi, gusara, ibicuri n'izindi ndwara zimeze gutyo. Izi ni indwara z'abadayimoni. Kuba igipfamatwi, kuba impumyi, gusara, igicuri, ubumuga butari bumwe, ibi byose ni indwara zituruka ku badayimoni. Aba nabo bagira inshingano yo kurwanya umurimo w'Imana bakwirakwiza inyigisho z'ibinyoma. Abadayimoni bakwirakwiza inyigisho z'ibinyoma. Timoteyo wa mbere, Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere mu gice cya 4 umurongo wa 1 wa 2 niko havuga. Aha tugana ku musozo, nagira ngo nkwereke iyi mitwe ibiri ikorera shitani, uburyo ikorera hano mu isi, ariko kandi igakorera mu mayoberane menshi y'uburyo butari bumwe kugira ngo iyobye cyangwa se irwanya abera. Target cyangwa intego yabo ahanini biba ari ugushaka kuburizamo umugambi w'Imana, kubuza abera kujya mu ijuru, kubuza abera umudendezo, kugira ngo nyine shitani ase nk'uwihimura ku Mana, ariko ntiyabishobora kuko umwana w'ubugingo ararinzwe. Cyakora uwo kurimbuka nawe arahari, ariko umwana w'ubugingo ararinzwe. Niyo mpamvu Life Radio iba yagufatiye umwanya ungana gutya kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Kandi niba utaranakira Yesu umwami n'umukiza, nibwo buhungiro bwacu bwo guhunga imyuka mibi na Satani wayo, wo guhunga abadayimoni. Iyo twakiriye Yesu Kristo tuba tubonye ubwishingizi ntayegayezwa, tuba tubonye ubwishingizi bukomeye, tuba tubonye ubuhungiro bwiza, kandi nicyo tukwifuriza. Ahangaha rero nabonye ko mwabanye natwe, mwadukurikiye cyane. Ndabona n'ubutumwa bugufi, mu kanya ndaje fungura umurongo wa telefone waduhamagaraho. Uyu nguyu yitwa reka ngaruke mu kanya gato nsome buno ubutumwa bwose uko twabonye. iraruhije kuyinyuramo nibyoroshe, inzira iraruhije. Duherekejwe n'indirimbo ya Janti Bigizi yitwa Yesu arabaruta. Dusome n'ubutumwa bugufi mbona buri kuri telefone. Mbabwire ko twarimo tuganira ku bamarayika, aho twabonye abamarayika b'uburyo butari bumwe, abamarayika beza n'abamarayika babi. Tubona abeza n'inshingano zabo, tubona ababi nabo n'inshingano zabo. Tukaba dusojeje dusaba ko buri wese ubwishingizi nta bundi ni ukuba muri Kristo. Icyakora abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi, ubu bushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubushobozi niho hari kunesha. Mu bushobozi bwo kuba abana b'Imana niho hari protection ku bantu bose bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Aya magambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Umurongo wa 13 turavuga ngo abo ntibabyarwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'umugabo, ahubwo babyarwa n'Imana. Abo n'abana b'Imana. Theogene w'inyamirambo yatweretse ko turi kumwe, atubwira ko bari n'amahoro. Mwiriwe neza pastor,
ni Batiste Kayonza, natwe turabakurikiye kandi turabakunda hano Kayonza. Natwe twiriwe neza, dufite imvura n'amahoro n'ibyishimo, n'ibishyimbo bireze, ni bikuru. Imana ibarinde, mushime Imana cyane kuko Imana niyo ivubira abantu bose imvura kugira ngo bahinge beze. Amahoro Pastor, ni ngezwe nayo Alphonse, akarere ka Gisagara. Nkunda radio yacu n'ijambo ryiza yisobanuye neza mutugezaho. Amen. ADPR Save, umudugudu wa Kinteko, natwe turabakurikiye 5/5. Isave mukomere cyane. Mwiriwe, ibyo bitabo bya Gikristo nago babitwegereze nko mu turere twacu byadufasha. Nituyisenge Rwamagana. Murakoze. Abayobozi banyu muzababwire baze babirebere kuri library ya ADPR. Mbashimiye ibyo ngibyo numvise. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Ni Kandida nawe Imana iguha umugisha. Uyu nawe yavuze ati mwiriwe, nukuri nishimiye icyo kiganiro mwaduteguriye. Ni Claude mu Bugesera, mbifurije kugira umuhanda mwiza. Imana ikugena imbere. Murakoze. Nawe turagushimye cyane. Yesu nashimwe. Ndashima Imana yaduhaye abarinzi bashoboye urugamba. Ndabakunda, mba narapfuye ariko njya mbona bandwanirira. Turabakunda, mugira ijoro ryiza. Nawe tukubwire ngo gira ijoro ryiza. Nitwa Mugisha Apollinaire, ndi Kacyiru. Imana ibaho umugisha ku bw'icyo kiganiro. Nibyo koko ubwo bwoko bune mutubwiye. Ni ijambo yavuze ati muzatwigishe. ni pianiste Mugisha Apollinaire. Ese ikiganiro gicaho kenshi cyangwa se niba hari aho twakibona kuri YouTube mwatubwira, kuko harimo byinshi cyane umukristo w'ukuri yakungukiramo, ndetse n'utizera akamenyaho ahera yizera akakira agakiza. Ku bwanjye ndasaba muzakidusubirizeho, gusa Imana ibahe umugisha. Mwazatwigishije no ku kamaro k'amaraso ya Yesu, igikorwa cyo kuza kwitanga mu isi, kuko benshi tubyumva bitandukanye. Murakoze. Ikiganiro dukoze tuzababwira, ariko mwakireba kuri YouTube mukandika Life Radio. Iki dukoze wandike Life Radio 96 FM. Ejo uzaba wakibonyeho, ejo ni mugoroba. Hanyuma mwazatwigisha no kamaro k'amaraso ya Yesu, igikorwa cyo kuza kwitanga mu isi, kuko benshi tubyumva bitandukanye. Mu biganiro byacu bitandukanye n'abigisha turaza kubabwira, ariko kandi tuzakora ibishoboka byose nabyo tubishyire muri gahunda ko abantu basobanukiwe, kuko nayo nyigisho y'ishingiro cyangwa se niho imyizere yacu iri. Amaraso ya Yesu, ahangaha niho ishingiro ry'abizera riri. Uyu nawe ntago yivuze izina, aravuze ngo Imana ibahe umugisha. Nanjye navuga nti nawe Imana. Okay, niwe ni pianiste Mugisha Apollinaire. Pianiste Mugisha Apollinaire, kankubwira nawe ngo Imana iguhe umugisha. Duhamagare kuri 0725 0725 6922228 0725 6922228. Iyo ni Tigo, naho MTN 0789 896 682 0783986682 cyangwa 0725 6922228. Iyo ni mirongo watuhamagaraho. Turimo turagana ku musozo, twarimo tuganira ku byerekeranye n'abamarayika. Nicyo ukuyemo, nicyo umenye, nicyo cyifuzo. Allo? Oui. Yes, witwa nde, uri he? Ni Eric Kamabuye. Yego Eric.
so n'abadayimoni ateye mu busambanyi. ngo ngwiki Abadayimoni ateye mu busambanyi mu dusengere cyane. ahubwo wowe urashaka kubavamo Nge nabavuyemo ko mwo benshi baba birimo. noneho nawe ujya ufata umutwaro wo gusengera abuzi babibamo. Sawa murakoze. Urakoze cyane. Twakire n'abandi ku murongo wa telefone, turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ku isaha y'isaha 4:51. Allo? Allo? Yes, witwa nde uri he? Witwa Leya ni Gicumbi. Leya uri Gicumbi. Nifuza kubaza ku bijyanye na bari abakuru 24. Akamaro kabo biradusoma mu byahishuwe. Reka nze ndebe iminota isigaye ndaza kuza kugasorezaho. Turakwakira nawe ku murongo wa telefone, turimo tugana ku musozo. Allo? Allo? Muraho neza, witwa nde uri he? Daniel uherereye uherereye Muhanga. Yego. Zose mu dusengero turabakunda kuri live. Ni abantu beza cyane, Imana ijye ibahumugisha. Yego, namwe Imana ibahumugisha mwese. Mu dusengero rwose nk'abakristo dukomere muri urugendo turimo. Mukomere kandi murwane intambara nziza. Yego, Satani aradushuka rwose cyane. Ishuko ni byinshi, ariko mu dusengero dukomeze turwane, dukomere, kandi Imana ishobora byose. Aha, tumudusengere. Reka twakire n'undi. Allo? Oui. Valentine. Dayimoni w'inyatsi yaturutse kuki ko dayimoni w'inyatsi adapfa kuza? Imyaka 10 ikora, ariko ntabwo byafasha amafaranga ngo mbe nabasha kugira imikorere. Urakijijwe se? Wigeze wakira Yesu umwami n'umukiza? Turagusengera. Turamusengera mushiki wacu ufite ikibazo. Twakire n'abandi nka batatu tugana ku musozo. Allo? Federico. Yego, Federico. Imana bahumugisha kukiganira mama duteguriye. Naye ndifuza ko mwansengera ko mperereye i Kigali. Narateye mu Uganda amazi menshi. Ariko ndakugera aho ndi Kigali nyine ibikorwa byinshi ndakwishingira. Ngerageza kujya mu nzu y'Imana bitewe n'ubuzima bw'i Kigali, ugasanga umwanya wo kwegera Imana cyane ntabwo uboneka. Ndasaba ko mwansengera nanjye nkagaruka mu nzira nyayo. Hanyuma se wamenye impamvu wabuze umwanya? Wabonye urugamba urwana narwo urwo ari rwo? Wabonye abagushuka bari bo? None se ufashe umwanzuro wo kurwana intambara nziza kandi ukanesha? Yego rwose, Imana ifashe. Imana igufashe cyane. Abantu babiri tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nkuko twababwiraga, twaganiraga ku Abamalayika. Dusojeje dusanga umuntu wese utarakira Yesu umwami n'umukiza cyangwa wacitse intege akwiriye kwibuka neza ko turi abana b'Imana, bikamuhesha kunesha intambara turwana n'abamarayika babi, ari bo myuka mibi n'abadayimoni na shebuja wabo Satani. Tumunesesha guhamya kwacu ijambo rya Kristo, tukamuneshesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana, nkuko twagiye tubivuga. Abantu babiri tugana ku musozo. Indirimbo yitwa icyo tubarusha ya Beura hariya mu Gatenga.
imbabazi zangiriye zingana ibyaha byambuzaga kukwegera byakuweho ubu nomatanye nawe urya munsi bakubambyeho. Halo? Oui. Yes. Oui. None ndi Gicumbi nanone ndi Reya. Ko bajya bavuga ngo kimwe cya gatatu cy'abari abamarayika bamanukanye na Satani bavuye hejuru ngo nibo badayimoni. Yanditse. Ariko nakweretse twaganiriye twerekana ko bafite imitwe ibiri. Hari abitwa abadayimoni n'abitwa imyuka mibi. Bose bakaba bari muri iyo kimwe cya gatatu. Bose bari muri kimwe cya gatatu cyamanukanye na Satani. Urakoze nawe. Hanyuma dusoza rero hari uwatubwiye ati ibizima bine n'abakuru 24 ahangaha bamwe bakunda kwitiranya ibizima bine dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe 4:6 kugeza ku 9 ndetse n'abaserafi cyangwa abakerubi, ariko iyo ubyitegereje neza usanga batandukanye. Ahangaha ushatse wavuga ko ari undi mutwe w'abamarayika. Umurimo wabo rero ni ukuramya Imana no gusohoza amateka yayo. Ushaka kubisobanukirwa neza wasoma ibyahishuwe 6 umurongo wa 1 cyangwa se ibyahishuwe 6 uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku 17. Aba inshingano yabo ya mbere bakorera iruhande rw'intebe y'ubwami y'Imana. Bakorera iruhande rw'intebe y'ubwami y'Imana. Imirimo yabo niyo no kuramya Imana no gusohoza amateka y'abamarayika. Amateka no gusohoza amateka yayo, amateka y'Imana. Abamarayika niyo nshingano yabo. Turimo turaganira ku musozo w'ikiganiro cyacu, tubashimira mwebwe mwese twabanye muri kiganiro twaganiraga ku bamarayika. Mbabwira ko abagikunze abifuje kuzongera kucyumva ejo nimugoroba bazandike Life Radio 96 uzakibonaho kuri channel yacu ya YouTube. Tuzakibashyiriraho ku munsi w'ejo ikiganiro. Niba wakunze kugikurikira, niba wumva ushaka kugira ibindi byinshi umenyaho mu byo twavuze. Dusubikira rero gahunda yacu y'ijoro dushimira bagenzi bacu bazindukiye kuri mikoro, dushimira kandi namwe n'abambasaderi batandukanye ba Life Radio, dushimira abakozi b'Imana, abakristo n'abatari abakristo mukunda Life Radio. Reka mbabwire ngo nawe utaha muramukeho, mwari kumwe na Pastor Clement Muganza. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe. Tugushimiye ko wabanye natwe muri kiganiro gito, kandi tugushimiye ko abantu bawe wiremeye wakoze ku maso y'imitima yabo bakumva icyo uvugana nabo biciye muri izi mpuguro zitari zimwe. Tugushimiye kandi uyu murongo mwiza waduhaye duhuriraho kugira ngo tuganire ijambo ryawe, kandi tugushimiye ko waduhamagaye umuhamagaro mwiza kugira ngo dusobanukirwe icyo uvugana natwe n'icyo udushakaho. Girira neza buri wese, kandi abahamagaye n'abatahamagaye, abanditse ubutumwa bugufi n'abatabwanditse, bagize ibyifuzo bituruka kuri kiganiro. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umugisha wawe ube kuri bo. Turabasengeye kugira ngo urukundo rwawe rubomeho. Ibyifuzo bafite ubisubize. Abafite ibibazo by'inyatsi, ibibazo by'uburwayi, indwara zituruka ku myuka mibi n'abadayimoni, ibyo byose ubifiteho ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye kugira ngo ubakize, kandi kuva none ahangaha bahabwe imbaraga zo kunesha zituruka mu maraso yawe Kristo. Twiringiye udashidikanya ko ubarwaniriye, kandi tukiri muri ubu buzima bwa hano ku isi duhura n'intambara zitari zimwe. Uri Imana yo kuturwanirira, kuko uwo twizeye ni umunyamaboko. Uri umwami wacu watsinze Satani. Niyo mpamvu mu kukwizera kwacu dufite insinzi, tugendana insinzi muri Kristo Yesu.
gira neza bakwizeye bose ubarwanirire mu buryo butari bumwe. Abakozi bawe bagukorera by'ukuri nta buryarya, ubarwanirire intambara. Kandi n'abandi bose bafite ibibazo bitari bimwe, akarengane n'ibindi byose, nabo ubarwanirire, kuko twabonye neza yuko ufite ingabo zo kuturwanirira. Urakoze. Rinda igihugu cyacu kuko tuhakorera umurimo. Mu izina rya Yesu Kristo, rinda abanyarwanda, abanyarwandakazi. Turindire muri iki gihugu waduhaye nk'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubutumwa bwawe bugere kuri buri wese, si twe gusa twizirikanye, ahubwo na Afurika yose, kuko umucyo wawe ubasha gukwira hose. Kandi si Afurika gusa, ahubwo iyi si Shitani yajugunywemo afite imigambi mibisha, ariko uri umwami wo kugira neza abantu bawe. Urera kandi urakiranuka, uri umwami w'amahoro, uri umukiza wacu. Ibyo ushima kandi ibyo ushaka nibikoreke. Ibyo byose tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.